Someye ijambo ry'Imana mu rwandiko Paul yandikiye Abagalatiya igice cya 4. Turasoma kandi n'umurongo wa 4 n'uwa 5. Tuganire umwanya ungana n'uhari, hanyuma twongere dusenge. Igice cya 5 cya Yakobo umurongo wa 16 haranditse ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe, ko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Umurongo wa 17 kuvuga ngo dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa, imara imyaka 3 n'amezi 6 itaragwa. Umurongo nashaka hano wa 18 uravuga ngo arongera arasenga. Abanyarwanda bavuze ko umuhanga wo kurya arakarabye kandi wari yari burya. Ubwo twasenze tukaba dusenze tuze kongera dusenge kandi. Aranditse ngo maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Amen. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe kuba abana b'Imana. Imana ishimwe. Ngo arabura amasaha make tukinjira mu kwizihiza ivuka ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo. Hari umuririmbyi wavuze ngo turashimira Imana ko twavukiye ku ngoma y'umwami Nyirimbabazi. Iyo tuvukira muri bya bihe by'amateka harimo n'amategeko y'umukazo avuga ngo iryinyo rihorerwe irindi, ukoze ibyaha bamutera amabuye, ngira ngo twese tuba twarashize. Ariko ko Imana ari umutunzi w'imbabazi, yaduhinduranye bazima na Kristo, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Murabizi ku cyumweru ntidutinda, tuba twihuta, ariko ndagira ngo nongere ngusengere kandi Imana igukangure mu mutima wumvira ijambo ry'Imana. Igihe ni iki? Ubundi igihe ni iminsi myinshi cyangwa mike, ariko iba igihe cyayo kikarangira igashyirwaho iki? Iherezo. Reka dutange urugero ku gihe umugore atwite. Iyo hatabaho izindi mpamvu zirimo n'impanuka, atwita amezi 9. Cyagiye umwana ari mu nda ataravuka, nicyo gihe cye cyo gutwita. Iyo umwana avutse, cyagiye cyo gutwita kiba kigize gute? Kiba gishyizweho iherezo. Paulo yandikira Abagalatiya, nabo ngo bari abantu b'incakura bazi kwanariza no gupinga iby'Imana, biyitaga ijijuke ni nk'Abakorinto. Ashaka kubereka ko hari ibindi bihe byatambutse, uhereye kuri Adamu, uburyo yahemukiye Imana n'umugore we, hanyuma akabyara Kayini na Abeli, umwiza agapfa, hakororoka umubi. Ibi nabyo munabimenye ntibizabagerageze. Impamvu abantu beza ari bake n'umwiza nuko umwiza atororotse. Hororotse Kayini n'umuhini we. Hanyuma bamuvuyeho, igihe cyaje kugera baragwira, uko bagwira bagwiza gukora ibyaha. Harimo ikigabo gihungu cyitwa Nimurodi. Kandi ngo ikintu cyatumye ibyaha biba byinshi ngo nuko abana b'Imana barebye abana b'abantu barababenguka, barabyarana. Hanyuma ngo Imana iza kureba mu isi y'icyo gihe, isanga ukiranuka ni Nowa wenyine, iramubwira ngo bazi inkuge, shaka kugukizanyamo n'umuryango wawe ko ari wowe wenyine ukiranuka muri iki gihe. Hanyuma Nowa yumvira Imana, abazi inkuge imyaka irenga 100. Iyo usomye indirimbo ya 38 mu ndirimbo z'agakiza, ngo havuyemo bamwe bamusanga imusozi, bamubaza iby'iyo nkuge, ngo arabasubiza ngo Uwiteka niwe wabivuze yuko abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi, kandi ayo mazi ngo azaba ari umwuzure. Uyu murimbyi yaravuze ngo bagize inama yo kubazanya. Hanyuma nk'uko byagenze mu gitabo cy'umugenzi kwa Nyamugirya n'ino na mwishakira ndamu, no muri iki gihe cyano hari abantu bagerageje kuvuga ati wasanga ibyo umusaza avuga ari ukuri, mu gisekuru cye nta muntu wasaze, reka tumufashe. Ngo barabaza, hanyuma inkuge yuzuye, Imana imutegeka kuyikingura iminsi 7, ibwira Nowa ngo abari barimo kumufasha nibajyemo, ariko kandi ayikingura iminsi 7 kugira ngo n'abataramufashije bahabwe iyo poromosiyo bajye mu nkuge. Ikibabaje kandi gitangaje, aho kugira ngo n'abandi bari barimo bagumemo, baravuga ati ibi ntitwabivamo, basohokamo baragenda. Hanyuma Imana itanga amahirwe ya 3 yo gushyiramo inyamaswa.
Yakobo avuga abantu batayoborwa n'umwuka yaravuze ngo ubwenge bafite ngo ntabwo ari ubwenge bw'abantu, ngo nta nubwo ari ubwenge bw'Imana, ngo ahubwo n'ubw'inyamaswa abantu. Izi nyamaswa mu buryo bw'umwuka bisobanura iki? Bisobanura abantu Imana izazana bagasimbura abakeresheje agakiza, abakeresheje inkuge kandi barayigezemo. Hanyuma ahamagara inyamaswa, ikigabo n'ikigore. Mu bashumba bahuye n'ibibazo, umushumba wa mbere ni Nowa, uwa kabiri ni Mose. Twebwe tuza nyuma, natwe ntitworohewe, kuko Nowa yari afite inshingano zo kurinda inyamaswa Imana yamuhaye ntizirya amatungo, akarinda injangwe kurya imbeba, akayibwira ko nirya imbeba mu kanya nayo imbwa iyirya. Ntiyasinziraga, yararaga komakoma, kuko Imana yari yamuhaye inshingano yo kuzazisohoramo zose nta kiriye ikindi. Biragoye kugira ngo tuzabane n'abakiranutsi, ariko kandi dufite n'inshingano yo kuzirinda zose, tukazazisohoramo tukazishyira umwami nta kiriye ikindi. Tugende tubibarira tubibira umwami, niba tubabazwa n'abarimbuka, kuko igihe cy'isarura gishize abakozi bose bazataha, kandi umwami wabo bazabakira akababwira ati mwakoze neza. Murabona ntihanganye kumara umwanya ungana gutya ntaratera haleluya. Haleluya! Haleluya ni ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Iyo tuvuze haleluya ntiwikirize amen, ubuvuze ngo ntigashimwe naje. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Paulo yaranditse aravuga ngo iminsi yo kujijwa Imana yagize gute? Ukimara kubimenya ujye ubyubahiriza ubyikirize, nubwo waba ufite ingorane muri ubu buzima si we wenyine. Hari igihe umuntu ahura n'ibibazo akagira ngo ni we wenyine, ariko ibigeragezo ni urusange mu bantu. Hanyuma Imana ngo yari igikomeye kuri Yesu. Hanyuma abasohotse muri iyo nkuge, Imana yahamagayemo umusaza witwa Aburahamu, waje kuba Aburahamu. Aburahamu rero agira ingorane nk'abandi bagenzi, yitwa na sekuruza w'abizera. Iki nacyo muzakihanganire, abantu bahamagawe n'Imana bagerageza gukiranukira abantu bareba naho batareba, bafite amakuba n'ibyago by'uburyo butarimwe, ariko ntangaje ko Imana izabakiza muri byose. Umusaza buri urubyaro kugeza ku rwego Imana imubwira ngo sohoka urara murebe ijuru. Imana ifite ukuntu nyine igenda iduhuzahuza, ikavuga iti rara murebe ijuru, ukaburebye ijuru imyaka ikaba yicuma, undi mwanya ikagutera ikindi kinya cyitwa nzakujya imbere, wavuga uti navuganye nayo indi myaka igashira. Hari uwarimbye aravuga ngo sinzi ukuntu ibigenza bikemera. Ibonye agiye kubivamo, irongera iramubwira iti manuka ujye mu kibaya cy'inyanja ubu bari umucanga. Ubwo se uretse ko Bibiliya ari rezime, urambwira igihe uzabarira umucanga wo mu kibaya cy'inyanja ugatsindwa ukavuga ngo urananiye, urumva indi myaka idashize. Ngo agiye kureba umukecuru asanga umubiri warakubanye, imvi zigeze iriya, nawe yikamase ngo acyuse wa mugani wa rugamba, arasusumira yumva nta kimeze nka mbere. Arangije ngo abwire Imana ati oya rwose, oya ntukabeshye, reka njye kuri Hagari uzazunga urugo rwanjye n'iriya zari umunyedamasiko. Birangira ngo Imana imutegetse gutambira igitambo mu Itangiriro 15, ariko ngo agifite imbaraga z'amavamuhira zingana n'izo twari dufite tugihamagarwa. Hanyuma umusaza ku kirengarenga agira ate, ngo agisinzira Imana yavuga ngo kuko nabivuze nzabikora, ariko uteje ikibazo urubyaro rwawe, ruzaba baretwa imyaka 400, haje no kwiyongeraho 30. Igihe kiragera rero bavayo barataha bayobowe na Mose, bambutse inyanja. Ariko iyi dayimoni y'akamenyero nta gihe itabaye, baza kumenyera Imana ngo bayihemukira ibihembwe 10, kugera ku rwego mu gice cya 14 mu kubara ifata icyemezo cyo kubica. Nta mwanya mfite wo gutinda aha, ariko nagira ngo mbabwire ngo Imana itararebeye izuba b'Isirayeli abo yitaga ngo ni umwana wanjye. Isirayeli Imana bita umwana wayo w'imfura, ko Imana igira abana batatu. Umwana wayo wa mbere ni Kristo, umwami waducunguye, akwiye amashyi atagerwa ku mashyi. Hanyuma umwana wayo wa kabiri nawo witwa imfura. Impamvu Kristo ari we mukuru n'imfura muri bene se benshi. Hanyuma umwana wayo wa kabiri nawe ikamwita imfura, yabwiye Mose ngo genda ubwire Farawo arekure umwana wanjye w'imfura agende, ni Isirayeli. Hanyuma twebwe rero turi ba Kadete, niyo mpamvu tuba twibebeza turi mu nzu y'Imana tuvuga ngo uwo mwami yatahirije amuhambira bose bareba. Njya ngira ikibazo ku bantu basirika mu rusengero, ubwo uzasobanuka hano hanze. Birashoboka ko waba ugeragejwe, natwe tugeragezwa kukurusha, ariko ubwo umwami adukunda turi amahoro. Muri maso mbaganirize, mutere haleluya twumve. Nanjye ni amen. Twe twanavutse neza, ntabwo twavutse kuri Aburahamu,
ahubwo twakomotse mu mwana w'Imana nyirizina wa mbere, twitwa itorero, tuvuka mu rubavu rwe. Niyo mpamvu Uwiteka umucamanza. Ndashimira Imana ko ngize ibihe byiza kandi atubonyeho amaraso, ntaducira urubanza rubi. Iyo ndimo niganiriza ndi gusenga nezezwa n'igisirikare cya Kristo, uburyo kitabamo kadogo cyangwa ngo kibemo abapansiyoni. Muri iki gisirikare cya Yesu nta funi bamo, nubwo yaba ari umukecuru washizemo amenyo, akivuga ati mu izina rya Yesu, abadayimoni bamenya ko ari uwera w'Imana. Hanyuma ibindi turaza kubivuga, tuvuge wenda igihe cyabayeho Yosuwa agasimbura Mose, akabaho igihe nawe yisaze akagenda akarahiza Abisirayeli, agasimburwa n'abacamanza bamaze imyaka 300. Umunsi umwe Abisirayeli bakabyukira mu myigaragambyo bati ntago tugishaka kuyoborwa n'Imana, turashaka umwami. Imana ikabaha Sawuli basumba bose. Sawuli bikamunanira kubera dayimoni yateye abantu benshi yo kutumvira. Agapira ku misozi y'Igilibowa, agatera umwaka abasirikare ba Isirayeli n'umuhungu we Yonatani, agasimburwa na Dawidi. Imana igatangira kuvuga iti nta yandi mahitamo, ndabona amaherezo Yesu nzamutanga. Ibindi bitambo byarananiwe, iminsi mikuru, amasabato, protokole z'abatambyi n'Abisirayeli. Nimureke mbabwire, abantu bajya bananirwa pe, bakananirwa ukazahara, kandi protokole yose ihari, abashumba duhari, abahanuzi muhari, abigisha muhari, baririmbyi muhari, ariko mugafatwa n'ibitotsi byo mu buryo bw'umwuka mukananirwa. Kugera ku rwego ubwira umuntu uti haguruka, ati simpagurutse. Amasaha 2 duteranye guhaguruka ngo dusenge iminota 3 ikamunanira, ukaremba neza. Hanyuma haza kubaho umunsi wishimwe mu ijuru, Yesu yitanga ngo agere mu isi, aza kubyarwa n'umwari utunganye, uhera turana natwe babi. Uwo munsi avuka abanyabwenge bayobowe n'inyenyeri, baturukaga iburasirazuba bagiye Yerusalemu, ko bari bumvise inkuru nziza yuko Yesu yavutse. Barapfukama baramya uwo mwami, rumuri rw'amahanga. Ndashaka kubaganiriza ikintu ushaka dusengeramo. Iyo usomye Luka 4:18 ugasoma kandi Yesaya 61 cyane cyane umurongo wa 2, muri misiyo 7 zari zizanye Yesu, misiyo ya 4 ni misiyo yitwa gutangiza umwaka w'iki imbabazi. Nicyo gihe rero Paulo yabwiye Abagalatiya, arababwira ngo nuko igihe gikwiriye kigize gute? Muracyari imbere y'Imana. Igihe gikwiriye kigize gute? Imana ibona nta yandi mahitamo. Ubundi ibi bihe bindi byatambukaga, Imana yaravuga ati reka ngerageze n'iki, ngerageza abatambyi, yenda bazahagarara mu cyuho, kangerageza ibitambo, kangerageza iminsi mikuru. Erega Imana ni umubyeyi. Mu bana 7 cyangwa 4 ufite wakubwira ngo duhe mu umwe, bamugenze uko bagenze Yesu, bamugenze uko bagenje Yesu, ndahamya ko utazagaruka gusengera hano. Nayo ufite ukuntu yagendaga, uvuga tuwashiraho n'ibindi, ngashyiraho abatambyi, ngashyiraho amasabato, ngashyiraho amategeko 10 nayo bita ya Mose arenga 600. Wenda igihe cyazagera akayobora abantu muri uko gukiranuka, aho kugira ngo bakiranuke, ngo ahubwo bo natwe twandurizwa hamwe, twese twakoze ibyaha, twashyikira ubwiza bw'Imana. Musa umwe rero ngo iricara mu bitekerezo byayo biri hejuru, iravuga ite umwana w'umuntu nimureka Satani arabageze ku ntego, kandi ndabona nta yindi ngingo isigaye yo kumukiza no kumucungura uretse gutanga umwana wanjye. Biramuhamagaye n'umwuka wera, utatu bwera kubabwemera. Ariko mu nama y'ijuru haba harimo n'abaguverineri b'intara, ijuru rigira intara 24, kandi abakenguza amateka abasenateri b'ijuru ntibahabura, bitwa ibizima, ngo irabahamagara bose. Kandi muri iyi nama chef d'état major wo mu ijuru Mikayire nawe ntiyahabura, minisitiri w'itangazamakuru Gaburiyeli nawe ntago yahabura,
mu bintu bibaho biryoshye ni protokoli biriye. Kandi icyiza cyaho impamvu batagira intambara ntawe uburwanira ubuyobozi, buri wese yanyuzwe naho Imana yamushyize. Nta kudeti haba. Birawuti rero dukeneye watugendera akagenda akamena akabumbura iki gitabo akamena ibimenyetso birindwi bigifatanije. Hari ikintu ushaka ko mwumva. Ubundi wagombaga kugenda ushinzwe intambara ni Mikayeli. Ikintu yakoze ni ukwitanguranwa. Ubundi mu rugo haba akazi kenshi katagaragara. Iyo umuntu yadashaka gukora imirimo yo mu rugo ahita yitanguranwa akajya gukora imirimo yo ku gasozi. Ukagira ngo nuko akunze kugenda naho nuko yanze koza ibyombo, gukubura, gukoropa, kandi wataho ukabatera umuntu wiriwe aha yiriwe amariki kandi ari we wagize gute wavunitse. Mikayeli rero gufata iki gitabo niwe wakagombye kuba kibumbura kuko niwe munyentambara, ariko yabonye inama yo gucungura umuntu ije aravuga ati Satani ndamuzi yaratuzengereje mu minsi 40 twarwanye. Ahita yitanguranwa aragenda aragifata ngo atangira kubariza n'ijwi rirenga ngo ntawo mu ijuru ntawo mu isi, ngo yohereza no hepfo ngo ntawo no munsi y'isi kuzimu. Komantere ziravuga ngo ibizima byo byaritanguranwa ngo bita bipfunda imitwe mu mababa. Abakuru nawe ngo buri wese akerekera ku ntara ayobora. Yohana ngo abireba ararira nubwo yabaga batemba ajya mu nda, ariko ngo arayabogoza ahinduka ikidendezi. Marayika w'Imana aramuhumuriza aramubwira ngo wirira Yohana, intare yo mu muryango wa Yuda iranesheje. Igishyitsi cya Dawidi kugira ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso birindwi bigifatanije. Ndatangariza abantu mwese mumaze kumenyera Imana nkuko tubwirizwa buri cyumweru, ko twese tuba twarasarishijwe n'abadayimoni baho tuvuka n'ibyo badutega n'ibyo batwohera, ariko intare yo mu muryango wa Yuda n'igishyitsi cya Dawidi yaranesheje. Abakunzi be mu muhamashyi mu mushimire, yarakoze. Akimara kugifata nibwo Gaburiyeli yabonye ijambo. Abona ijambo rwose. Ndajya he hafira muri hangana ku cyumweru ntibava kuri aritara, ariko mwihangane mpave. Ngo asimbukire i Betelehemu muri karitsiye yarimo indaya nyinshi, ahasanga umukobwa wirinze. Ubundi iki gihe cyarimo abakiranutsi bake, ko cyitwaga igihe cyo guceceka kw'Imana, imyaka 100 n'Imana itavuga. Mu bagabo nta numwe wari unarimo, ko buri ibihe bibi byaje abantu ba mbere bigusha n'abagabo. Nibwo atangira kuvuga ati umugore umwe ntageze ate ntahagije, ibintu byo kwikura kuri uyu mukecuru, ibintu byo guhora mu isukari mu bagabo burya. Ni nayo mpamvu Herode yisha abahungu. Mu bagore naho, no mu bagore nta wari urimo, ahubwo mu bakecuru harimo Ana na Elizabeth. Mu bakobwa harimo umwe witwa Mariya. Mu bahungu harimo umwe witwa Yosefu, ariko nawe yerekwa ryari ryaragiye apimiranya avuga ati nitabyara inyana izabyara iki. Niyo mpamvu yabonye inda ya Mariya aravuga ati ni ikinyendaro. Ariko uko biri kose bisobanuye ko nta bapfira gushira. Yongera ishimwe, yongera ishimwe. Nari mbabwiye ngo yongera ishimwe, kandi yongera ishimwe. Mu birokora kino gihe impereho ubwo igenderera abana. Marayika ngo ahita atumwa aragenda i Betelehemu murwa mwiza wa Dawidi, ngo abwira Mariya reka ngo atoranye mukecuru ati witinya uhiriwe ko witeye ko zabyara umuhungu uzamwite Yesu. Mariya ati reka nta n'umuhungu urankorera ku ibere ngewe. Ngo Marayika aramubwira ngo nicyo cyateye inama y'ijuru kugushima. Ntabwo Imana yacu ikoyora irirebera. Ngo aramusubiza ati protokoli uko izaza umwuka wera azakuzaho, kandi imbaraga z'isumba byose zagutwikira. Mariya ngo amaze kubyumva avuga ijwi nkunda rimeze nk'irinyuze muri mashini, ndi umuja wa Nyagasani, ibyo uvuze bingirirweho.
sinjya mbona akanya kuvuga ngo mubwire ariko mubwire ngo umunyamwuka aroroha. Umunyamwuka agira ati ndi imbere y'Imana yampamagaye, umuntu wese uzabona uri mekanike no kujya mu ijuru bizagora. Impanda ya mbere nivuga 97% y'abazasigara ni ba bantu mubana bagorana. Ndagira ngo dusenge. Ibi mbivuze nk'umushyitsi ariko mubana mu byiciro muraziranye. Hari umuntu uba ari ikimenya bose ku buryo bati nubwo abwiriza nubwo aririmba nubwo asenga, ariko muvuga ibimwitonza arabinyanyagiza hasi. Rwose impanda nivuga barya bazasigara ba bantu bakunze kuruhanya. Erega buriya se ko hari igihe abantu bagira imyenda yo gukorana niyo kuzindukana, kuki basi utakorana umwaga mu rugo ukazindukana ikinyabupfura mu rusengero? Byibura ukaniyoberanyamo ukuntu ntihagire ukunyuzamo iki. Ariko niba intege nke zawe zigeze ku rwego abantu bose bazibona, nta kintu ngutangaje. Nanjye sindahagera ndimbata mugenzi wawe, kandi mujye mutwumva ubutumwa duhatwa kuvuga nubwo ngo. Ndashaka ko dusengera iki, ni ibintu nka bibiri. Icyambere, Imana idutegure ku rwego ikindi gihe cyenda kugera. Yesaya 61:2 ngo yantumye no kumenyesha abantu umwaka Uwiteka azahoreramo inzigo. Bivuze iki? Biravuze ngo uko umugore nk'uko nabahaye urugero igihe kigera iminsi yo gutwita ikagira ite ikarangira akabyara, ni nako uyu mwaka w'imbabazi turi muri Noheri ya 23 ishyira 24, uyu mwaka w'imbabazi wenda kugera ku muki. Umwaka w'imbabazi rero nurangira hazatangira undi mwaka mubi witwa umwaka wo guhoreramo iki. Nibwo ikiremwa muntu kitabonye ubugingo, kitumvise impanda, kizahura n'ibyago Yesu yavuze. Aravuga ngo hazabaho umubabaro utarigeze. Habayeho tsunami, habaho ibiza, habaho imitingito, habaho jenoside, habaho ubwicanyi bw'indengakamere, habaho korera, habaho mugiga, habaho amacinya, habaho ibyago n'inzara zaruzagayo zagiye zitwara abantu. Ariko Yesu yaravuze ngo mu mateka ibyago byabayeho ni bito ugereranije n'ibizaba bihari. Umunani 34 ndavuga mu migani haranditse ngo nuko rero mwana wanjye ni mu nyumvire, bwoko bwanjye ni mu nyumvire, kuko hahirwa umuntu unyumvira kandi akaba amaso mu marembo yanjye iminsi ingahe yose. Wa undi yaravuze ngo ndi ku munara ndangaguza, kandi sindangaguza gusa ndabaza ngo ijoro rigeze. Bakansubiza abafite amakuru ahagije ngo rirakuze burenda. Nibumara gucya rero igitondo cyabera ni nacyo kizatangiza umwaka wo guhoreramo iki. Naha ncungiye numvise umutwe w'abaririmba mu kanya nka saa 10 nibwo nari ngisinzira, uvuga ngo umukiza ubwazagaruka afite icyubahiro cyu abatari bezwa bazinjiriwe. Igisubizo kirahari, bazatinya ogejwe.
2:9 Abagalatiya n'ubundi hari ijambo ry'Imana ryitwa inkingi. Izi nkingi igitero cya gatatu cy'indirimbo y'198 yitwa bera baryo bahora bari maso babwira umwami byaryo ngo azarirengere. Hanyuma rero imwe muri izi inkingi mwikorezi ni inkingi yitwa abayobozi. Mu nshingano za kiyobozi uretse ko iminsi y'imperuka yatuzaniye twinshi na byinshi, ariko ubundi iyo usomye mu byakozwe no mu gice cya 6 abashumba bacu ba mbere bashyizeho abadayakoni bafite intego ebyiri. Baravuze ngo ntidukwiye kwicazwa ku meza no kugabura, dukwiye gushyiraho ababikora kugira ngo tubone uko dukora inshingano zacu. Barabangwa iya mbere tuzagabura ijambo ry'Imana. Inshingano y'abakozi b'Imana ya mbere ni ukugabura iki? Hanyuma inshingano ya kabiri ni ugushyira amavi hasi bakagira gute? Bagasenga. Kandi ntibakagombye gusenga bisengera, bakagombye gusenga basengera nabo bashinzwe. Kubera iki? 2:20 urwa 2 rwa Timoteyo yagize ati mu nzu y'inyumba ntihabamo ibikoresho by'icyubahiro gusamo n'ibiteye isoni. Arabangwa ariko umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye azaba abaye igikoresho kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganyirijwe imirimo myiza yose. Hanyuma inshingano ya gatatu ya gishumba ni ukuba kwiriba nawe ukaraba. Wamara gukaraba uboneye mu maso y'Imana, hanyuma ugasengera nawe uyoboye bakabonera. Hanyuma inshingano rero ya 4 ni ugusenga Imana ngo ibarinde ibirura n'amasega. Nashaka ko dusengera. Mubona umwaka urangira undi ukaza, ariko mu mpera z'umwaka Satani akoresha imbaraga zikomeye n'amatsinda y'abadayimoni bitwa abashimusi kugira ngo abantu nibadapfa hanyuma bagwe cyangwa bahure n'ibindi byago by'uburyo butari bumwe bituma basoza umwaka bababaye bafite n'agahinda. Ariko Abefeso 6:18 aravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ko intwaro zacu atari zo mu buryo bw'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira ububasha n'ubushobozi bwo gukubita hasi ikintu icyo ari cyo cyose cyishyirira hejuru kurwanya kumenya Imana. Hanyuma inshingano ya 5 ya gishumba imbere y'Abisirayeli, imbere y'abagenzi hari inyanja, mugomba kuba mufite inkoni yitwa ubutware ku buryo bambutsa bose nta n'umwe usigaye. Mose yabwiye Farawo ngo ikiramubwiye ngo tuzambuka twese ntituzagusigira n'urwara. Ndagira ngo nk'abantu tubanje muri iki giterane duhuze umutima twezwe dusenge, ubundi tubwire Imana ngo twebwe na bene wacu uzatwambitse twese ntihazasigare n'urwara. Imana y'amahoro ibeze rwose, mwegereje urudusenga. Ngira ngo kandi nicyo cyerekezo dusengeramo, niba harumva twamusengera by'umwihariko kumushaka gukizwa, gukiranuka, kugira imbaraga zo kunesha, imbaraga zo kunezeza Imana ikakubabarira ibyaha, ikakubabarira ibicumuro by'uburyo butari bumwe wandujwe n'iyi si. Mwuka Wera niwe wakuzanye, nta nzogera twavugije, nta muhituzi twagutumyeho. Imana yacu irababarira, ihora iteze amaboko ivuga iti mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabakira. Yego dukeneye kumenya aho uri, uzamuye ikiganza cy'iburyo tukakwingingira Imana nawe ugasoza uyu mwaka ufite ubugingo buzima. Zamura ikiganza tugusengere, Imana igumugisha. Imana igumugisha. Zamura ikiganza tugusengere, Imana igumugisha. Zamura nawe, amasaha abatugoye ariko zamura tugusengere. Abazamuye mwese muze hano kuri altare. Iryo jwi rikubwira kuzana iryo ry'Imana kugira ngo umwana avuke bisaba ko yemera gucurama. Urabizi neza ko imibanire yawe n'Imana yajemo agatotsi mu byo uvuga, mu byo ukora, ubusambanyi, ubusinzi n'ibindi byaha by'uburyo butari bumwe. Ntabwo uri umusazi, nuri itungo. Imana yacu irababarira. Ntabwo ukwiye kubaho nk'aba bantu barimbutse kandi nk'ugiye yarabonetse. Imana iguha umugisha. Hanyuma kandi dusenge tubwire Imana ngo Mana ubugingo bwacu n'umwuka n'umubiri ubirinde bitazabaho umugabo uzerekana. Umuntu wese nasenge, hanyuma namushumba asenge, muhabwe umugisha naho muka
uzamura ikiganza dusenga Imana mu gihe gikwiriye. Imana yatanze Yesu, ukwiye kugaragara mu maso y'Imana iki gihe nawe Imana kwishimira. Imana yishimiye bariya twagiye twumva, nawe iki gihe Imana yakugirira neza ukaboneka mu biki gihe banezeza Imana. Zamura cyane kandi ibijyanye n'intege nke n'uburangare ndetse no kwiyobagiza no kudakiranuka, ubwira Imana ngo Mana mbabarira, soza umwaka ndi umukiranutsi, ntangira umwaka mushya ndi mushya. Imana ikurengera igufashe ufata ibyemezo atari ugusiga ijambo aho wicaye, ahubwo iri jambo turicyure mu izina rya Yesu. Mana turagushimiye, tugushimiye ko uvuganye natwe muri iri jambo, kandi ijambo ryawe rigira imbaraga zibohora. Turasengeye abari muri iri teraniro, tuzamuye ibiganza, gukiranuka k'umwana w'umuntu imbere y'Imana n'ubushwambagara. Uburyo twagaragaye ntago byakunejeje, none uyu mwanya turasenze amaraso ya Yesu Kristo yongere kugaragara muri iri teraniro. Uyu muja wawe yezwe nayo maraso, uyu mugaragu wawe nawe yezwe, wongere utunganye imitima. Imana yitegereje Mwami Yesu mu gihe gikwiriye, wabonye ko nta kindi cyakiza ab'iki gihe uretse gutanga Yesu. Yesu waraje gushaka abari barazimiye. Uyu mwanya turasenze mu izina rya Yesu, kugira ngo Yesu ubone umwanya muri twe, ubone icumbi muri twe mu izina rya Yesu. Ni weza iri teraniro, umwuka wo kwiyobagiza, umwuka wo kurangara, umwuka w'intege nke ukurwayo n'ijambo ryawe. Amaraso ya Yesu yeze imitima yose yakiriye iri jambo, kugira ngo Mwami abantu bahinduke bazima mu maso yawe, bahinduke bazima n'ubitegereza. Aba bana babateye intambwe yo kwihana, turabasengeye mu izina rya Yesu, tubasabiye imbabazi ku Mana. Imigozi yari ibaboshye n'uyicagagure, kwihana kwabo Mwami kubazanire kugaruka mu mwanya mwiza. Usohora ibyaha muri bo, winjiza umwuka wera mu bugingo bwabo, batangira urugendo nabo bakiranuke. Imana yishimiye Nowa niyo Mana yacu, Imana itegereza ibihe niyo Mana yacu. Natwe muri ibi bihe uduhagarike neza, tuba abantu bawe, tuba ubwoko bwawe bwite, utwishimire mu izina rya Yesu. Uwiteka umucamanza aturebeye mu maraso, ntaducire urubanza rubi, duhinduke bazima kubwa Yesu waducunguye. Tugushimiye kubyumvise, umugisha w'Imana nutubeho mu izina rya Yesu no tubisabye. Amen, 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 amen. Mutera intambwe, mwarimu naza muri kiganza kugira ngo abafashe. Mugende buriya mukozi w'Imana abagira inama. Yesu abaho umugisha. Dusabe n'abarwayi bahaguruke, n'abafite ibyifuzo bibagoye. Turasoza umwaka, turinjira mu bihe byiza bya Noheli. Imana ifite umugambi mwiza wo kutugirira neza, kandi Yesu yiteguye guhembura umubiri, umwuka n'ubugingo. Nawe ukahagarara neza, Yesu akakugirira neza. Twumvise abantu ari mu bakobwa bagaragaye, kwa Yosefu biremera, kwa Hana biremera, kwa Simeoni nk'umusaza nawe biremera. Nawe iwawe byemere mu izina rya Yesu. Nawe Imana ikwemere nk'umwana w'Imana. Imana yashimye gutanga Yesu, ni wowe ni jyewe. Imana yashaka kugira ngo tubohoke, tuzabane na Yesu mu ijuru. Kandi asoreje ku kintu cyiza, ko mu gihe tudatekereza n'impanda y'Imana yavuga. Haleluya. N'impanda y'Imana yagera gute? Yavuga. Kandi twabyumvise ko umubare mwinshi n'abantu bapfira mu rusengero bakamenyera iby'Imana. Imana iturinda akamenyero, ahubwo iduhe gukanguka mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza tugusengere. Nimba ufite ibyifuzo bitandukanye, nimba ufite n'uburwayi wizere, Yesu akugirire neza. Mwami turagushimiye, turagushimiye ko watanze Yesu. Turagushimiye Yesu ko waje mu isi uje gukiza ndetse no kuvura imvune zo mu mutima. Urakiza ugakiza n'ibiri mu mitima, urakiza ugakiza n'indwara zananiranye. Uyu mwanya turasenze, ugirira neza abo wahamagaye,
uri mwiza Yesu. Hari ibintu ukora bikagaragaza imbaraga zawe, turagushimiye. N'ibintu byananiranye urabishoboye, n'indwara zananiye urazikiza, ibidashoboka bishoboka mu izina rya Yesu. Warabitangaje igihe kimwe ubibwira abigishwa ngo ibyo ngibyo ku bantu ntago bishoboka, ariko ku Mana birashoboka. Uri Imana yacu, gira neza ubwoko bwawe. Kuva mu kwezi kwa mbere tugeze mu kwa 12 wagiye utwiyereka, na n'ubu wongere Mwami witamurure, wongere utwiyereke, ineza y'Imana igaragare, abarwayi bakire, twirukanye indwara mu izina rya Yesu. Reka abantu binjire muri Noheli ari bazima, reka abantu basoza umwaka ari bazima. Twirukanye abadayimoni mu buryo bwose n'imbaraga z'umwijima muri iryo zina rya Yesu. Ibitangaza bikoreke, tugushimiye kubyumvise mu izina rya Yesu tubisabye, amen. Amaki menshi tuyahe Yesu umwami wacu.